Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gusora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gusora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kandi subscribe aho haswa ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Kino cyapa kibuza ibinyabiziga kunyuranaho, ariko se kubihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. A, ku binyabiziga byose. B, ku binyabiziga byose bifite moteri. C, ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Kubera iki? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bwera, ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Ariko kubera mu birango harimo imodoka, uzaba ubujijwe kunyura ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Muri make uzaba ubujijwe kudepasa imodoka za rukururana, amakamyo, ariko wadepasa ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ndizera ko waramuzamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujwe aha hakurikira. Bibujwe hehe? A, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi, kunyura ku makamyo, kunyura ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange za autobisi birabujijwe uretse ikibiziga bibiri. Icyo wemerewe kunyuraho ni ikibiziga bibiri, harimo nka za velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'ikiraro hari umuhanda ufunganye, hafi y'aho abanyamaguru banyura, na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Uba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga. Ibyo uba wemerewe kunyuraho ni iby'imitende ibiri cyangwa bino biba bifite ibiziga bibiri, za velomoteri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, n'amagare. Uba wemerewe yo kuba wayanyuraho, ariko ibindi byo ukaba ubujijwe kubinyuraho. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko usobanukiwe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntegwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange arizo mwita autobisi. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko wazo ntarengwa mu isaha ni uwuhe? A, kilometero 60 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 25 mu isaha. D, kilometero 20 mu isaha. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cyukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu saha. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura iki kizame cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare tuze tuyikwigishe mu gihe gito ube uyizi neza. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango, ikimenyetso cy'amabara akurikira. Kiriya cyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza, ese kirangwa n'ibimenyetso by'amabara sate? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri: A umukara n'umutuku, B umukara n'umweru, C umweru n'umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cyukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Murabizi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ndizera ko rero waramutamo C, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Urabona ko ibyapa akunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wajya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video nawe ukoreyemo kwata n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu, ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abatandatu umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? A umuyobozi, B umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, C ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Umukandara wo kurinda ibyago wagenewe umuyobozi. Uyu wo ni itegeko, nta modoka yagenda udafite umukandara w'umuyobozi w'ikinyabiziga. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere nawe aba agomba kuba ufite, ariko ziriya modoka umwihariko wazo ndakeka ko abenshi mwanazigendeyeho mubona ko ziba zifite imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu duhisemo ko hari iso cy'ukuri ari D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ukabona imvura iraguye, hari utuntu turi guhanagura ikirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? A 2, B 3, C 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cyukuri nta kindi ni C 1. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira 1, ariko hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 3, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite 1. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Turabahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, ese ni uruziga, ese ni mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A iteme ridahoraho, B umuhanda utaringaniye, C umuhanda winjira mu kuzimu, D ubutaka bworoshye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kinini B, umuhanda utaringaniye. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kiri kukubwira ko ugiye kugera ahantu umuhanda umeze nabi, umuhanda utaringaniye, harimo ibintu bibi binogo. Rero kikaba kikubwira ngo umuhanda utaringaniye. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro, ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba bari kuvuga ngo umuhanda utaringaniye, iki cyapa ntago kiraba gishinze aho hantu hari uwo muhanda utaringaniye, ahubwo uzabanza ugende urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari uwo muhanda utaringaniye. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro, tarabahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe abashobora kuzimwa mu bihe bihe? Ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C, iyo ari mu nsisiro. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kinini B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi ubugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo adahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza agusanga aturutse mu kindi cyerekezo, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu wamugomba kwitonda. Waba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ugahita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ishobora kurenza ibihe bipimo: A, metero 1.25, B, santimetero 30, C, santimetero 75, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kemwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Kino kibazo neza barongera bakakibaza kimeze gutya, ariko ukabona bahisemo ngo ni B, santimetero 30. Ese tuzahitamo A ryari, tuzahitamo B ryari? Bikurikire neza kugira ngo ntibizakugore. Iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uhita uhitamo ko hano iso cy'ukuri ari A, metero 1.25. Bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, ugahita uhitamo ko igiso cy'ukuri araba ari santimetero 30. Nako kantu gusa bahinduramo, idafite kigahita gihinduka, ifite kigahita gihinduka. Ariko ubwo mbikubwiye, ndizera ko nibiramuka bije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ndakeka ko hano waramutamo A, metero 1.25. Ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro, tari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga: A, ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kemwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga bigira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose ni ibinyabiziga ndakumirwa. Hano hari abantu benshi bahita bahitamo B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Yego nabyo bigira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose, ariko nuvuga ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu za ambulance uzaba uzikuyemo, ariko nuvuga ibinyabiziga ndakumirwa byose uzaba bikubiyemo. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda guhitamo B,
atari byo, ahubwo uba ugomba guhitamo se uvuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa, byose ukaba uhise ubikubiramo ugahita ugikora. Ndakeka ko waramutse se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizame cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza tukayikwigisha uri mu mujyi wa Kigali. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi ibimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo. Usanzemo ikimenyetso cy'umuhondo ugomba gukora iki? A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki uramaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C. Kwitegura guhagarara, kubera ko bino bimenyetso bimurika nk'uko nari maze kubikubwira bikoresha amatara atatu. Haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo ibinyabiziga bikitegura guhagarara, hakaka umutuku ibinyabiziga byahise bihagarara. Impamvu haka umuhondo ukitegura guhagarara ni ukubera ko wari kugira ngo uze kubona umutuku uri mu mwanya mwiza wo kuba wahagarara utari wagera mu isangano ry'umuhanda mo hagati ku buryo wabangamira ibindi binyabiziga, kubera ko hari ahantu hari bino bimenyetso bimurika akenshi mubona ko haba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero iyo hatse umuhondo uba ugomba kwitegura guhagarara kugira ngo hake umutuku utari winjiramo, ube wamaze guhagarara uri ahantu heza utateza ibyago abandi bagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C. Bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D. Bikurinda umuyaga. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni retrovizeri. Wamwegereye cyane kubera ko batubwiye ko ari romoroki ari bino bya rukururana, ntabwo yaba kubona. Ariko mu gihe wasize umwanya uhagije hagati yawe nawe, bituma abasha kukurebera muri retrovizeri ku buryo ashobora no kubona imbere nta kibazo gihari, nta yindi modoka yaturutse mu kindi cyerekezo iri kuza, akaba yaguha ibimenyetso bikwemerera ko wamunyuraho. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisonemerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wasoma ziriya nimero ziba ziri ku kinyabiziga kuri plaque, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Kwa kiriya cyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga aricyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque. Ziriya nimero ziba ziriho, iriya tara riba ari kuboneshaho riba ryatuma uzisomera mu ntera ingana iki? A. Metero 150. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C. Muri metero 20. Iriya tara riba riri kubonesha kuri plaque riba ryatuma usomera ziriya nimero z'ikinyabiziga muri metero 20. Ndizera ko waramutse C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Turabahisemo, ndizera ko nijyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege.
D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kikukubwira ko ugiye kugera ahantu hari umuyaga w'intambike, bakabikubwira bakiri kare, kubera ko murabizi no byapa biburira babikubwira hakiri kare kugira ngo uze kuhagera wamaze kumenya ingamba uri buze gufata. Rero kino cyo kikaba gisobanura ngo umuyaga w'intambike. Murabizi tugiye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza n'ibyapa bitegeka, ndetse n'ibyapa biranga. Mu gihe uri kumva ibyapa bikikugoye, wareba iriya video nagukorera urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'ayo mabara hari icyago kidahoraho: ikimodoka cyaguye mu muhanda gifunga umuhanda, biba ngombwa ko bayobya umuhanda, urumva icyo cyago ntigihoraho. Cyangwa hari imirimo iri gukorwa n'igihe cy'imvura, ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Rero hari ikintu kiba kigomba kuhagaragaza. Igaragazwa rero n'ibyapa bifite amabara akurikira: A, umweru n'umukara; B, umweru n'umuhondo; C, ubuso bw'umweru gusa; D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta kiso cy'ukuri kirimo? Ese cyakagombye kuba iso cyanya cyo nigiye ubundi bakoresha ibyapa bitegeka, bari kuvuga ngo hano hari icyago kidahoraho, icyerekezo kitegetswe kunyurwamo, kata iburyo gusa, komeza imbere gusa, cyangwa se kata ibumoso gusa. Ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubwo amabara yabyo aba ari ubururu n'umweru. Iyo batakoresheje bitegeka bakoresha ikiranga kiba cyanditsemo ngo deviation, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Nabyo kiba gifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Hano hari ahantu bigeze ubona handitse ngo ubururu n'umweru, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko baramutse bakigwaye none bashyizemo ubururu n'umweru, wahita ugikora kuko nicyo cyaba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, ujya iburyo ugaruka ibumoso. A, ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri; B, ni bibi igihe cyose; C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine; D, nta gisubizo cy'ukuri. Ubwo A ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, B ni bibi igihe cyose, na C ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, ikaba atari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda aba ari bibi igihe cyose, biba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Wari uri kugenda mu muhanda, uri kugendera iburyo, uhise uzungazunga uva iburyo uza ibumoso, uyoza ikinyabiziga ukuri inyuma, wenda mwari mugeze ahantu kunyuranaho byemewe, yari yatangiye kukunyura, uhise umusanga ibumoso uramugonze. Urumva biba byaguteza ibyago, harimo n'ibyago byo kubura ubuzima. Rero ni bibi igihe cyose gutwara ikinyabiziga uzungazunga mu muhanda. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ryari? A, hari ibimenyetso bimurika; B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ahari ibimenyetso bimurika niyo utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Bari kutubwira ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Nugera kuri feruje ntukoreshe telefoni, ariko ukimara guhahita uhita utangira kujya kuri WhatsApp ugenda uri gucata. Oya, iyo utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 ntukoreshe telefoni ngendanwa yawe, ariko n'ubu utwaye kuri kilometero 80 ugende uri kuri WhatsApp. Oya, hano niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo, ko telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Igihe utwaye ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha n'igihe utwaye ku wundi muvuduko utandukanye na kilometero 20 mu isaha. Muri make uba ubujijwe gukoresha telefoni igihe utwaye ikinyabiziga, umuvuduko wari wose waba uri kugenderaho ahariho hose waba ugeze. Ndizera ko waramusamo D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro, utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu sangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka gasanga ataka adakora yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hariya kuri feruje aho ibinyabiziga biba biri kuyoborwa n'amatara yaka, akoresheje amatara 3 ariyo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku, ugasanga bitari gukora. Ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B, gutwara neza nta gutinda mu isangano. C, guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. D, gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, kubera ko ibyo bimenyetso bibayobora biba byapfuye. Witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, ukitondera n'abayobozi b'ibinyabiziga uhasanze, kubera ko akenshi hari ahantu hari ibimenyetso bimurika haba hari imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero biba ngombwa ko witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Utari wahisemo A, ibibazo biragaruka uhita ugikora mu kizamini wakora mu kanya. Ni ingenzi gukanda subscribe, kuko ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'icyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Uri kugenda mu muhanda, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugahura n'icyo ry'amatungo, wenda bayajyanye mu isoko cyangwa se ahandi, ariko ugahura nayo, ugomba kwitwara ute? A, kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B, umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C, kwatsa amatara marebare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D, kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Uri mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, uruhererekane muri make amakoni menshi, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Hano hari ibisubizo 4 baduhahitamo kimwe. A, mbere ya buri koni. B, muri buri koni. C, nyuma ya buri koni. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo.
Ndizera ko icyo cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro handitse cy'ukuri nta kindi ni A. Mbere ya buri koni, mbere y'uko ukata ikoni urabanza ugafata feri. Ntiwaza uri ku muvuduko wo hejuru uhite winjira mu ikoni uyikate udafashe feri. Rero uba ugomba guhita ufata feri mbere y'uko ukata ikoni. Niyo mpamvu hano duhisemo A mbere ya buri koni, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Muri buri koni uba ujya wamaze kurigeramo, nyuma ya buri koni oya uba umaze kurivamo oya, uba ugomba gufata feri y'urugendo mbere ya buri koni iyo uri mu muhanda urimo amakoni menshi. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ushaka. Ese ushaka kode yo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori, cyangwa ushaka kode yo ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire? Utubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura iki kizamini neza, turaza tukayikwigisha kazagerwaho ugakora rimwe bitakugoye. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza tukayikwigisha mu gihe gito ukaba uyizi neza. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tubigishe. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko twigana turi kumwe uri mu mujyi wa Kigali, turakwigisha mu gihe gito, iminsi 3 iminsi 4 ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka, nugerwaho urabona ibibazo byose warabibonyeho. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.